ese uriteguye mwene data mushiki wanjye mu Kristo mwana w'Imana? Uriteguye kunywera ku gikombe Yesu Kristo yanywereyeho? Nicyo gihe ngo uhagarare urwane intambara nziza kugira ngo benshi bazakurebereho nabo bigireho bakurikire Kristo. Garagaza imbuto y'agakiza iri muri wowe kugira ngo benshi bahindukire kubera ingeso nziza z'agakiza ziri muri wowe. Ni 9:57 za mu gitondo. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu Kristo, uri Imana nziza, ubana natwe, utwitaho, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wagambiriye gukora ibyiza mu mitima yacu, natwe tunezerewe kugushira hejuru ndetse no kuguha icyubahiro. Izina ryawe nirishimwe Mwami Yesu Kristo. Watwemereye kumenya iby'ubwiru by'ubwami bwawe Mwami Imana, suko twari dukwiriye, suko twari turi beza, ahubwo ni imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Izina ryawe nirishimwe. Heavenly Father, I thank you, I bless you. Thank you for your blessing, thank you for help us to know what about you, oh Lord Jesus. There's a time we was living without no hope, without no joy in our life, Father. Because of you, oh Lord Jesus, now we have peace in our heart, we have joy in our life. Thank you, Jesus. You have everything is in your hands, oh Lord Jesus. Everything is Allah here in this world had created through in your word. Thank you, Jesus. I thank you. Please be with me, oh Lord. Help me to speak what you want me to speak, oh God. Help me to do what you want for me to do. Man, reka imbaraga zawe ziganze, umfashe mvuge ibyo ushaka ko mvuga, umfashe nkore ibyo ushaka ko nkora. Reka imbaraga zawe ziganze, umucyo wawe umvire. Urakoze kuko uri Uwiteka, urakoze kuko ufite umugambi mwiza kubagutegereza. Reka ubuntu bwa n'imbaraga zawe bikomeze kubana natwe, byose gushaka kubwawe Yesu. Urakoze, amen. Iki gitondo reka tuvuge ku by'uru rugendo. Ni byinshi twavuga, ariko reka tuvuge kuri iki gikombe twemeye cyangwa se twarahiriye kunyweraho. Ni igikombe cy'umubabaro. Benshi bagira ngo ni ukwinjoyinga ubukristo. Ntabwo ubukristo ari ukwinjoyinga, ntabwo ari ukwishimisha cyangwa se irindi huriro runaka. Ni ukwemera gusogongera, kunywera ku gikombe Yesu yanywereyeho. Nywera ku gikombe Yesu yanywereyeho, wibuka kurwana intambara nziza ku manywa na nijoro. Uhore uharanira kurwana intambara nziza mu bikuzengurutse, uharanire kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Pawulo we yabibwiye Abefeso ati, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, kandi ntidukirana n'abambaye imibiri n'inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abatware n'ingabo z'umwijima z'ahantu ho mu kirere. Niyo mpamvu dukwiriye gukanguka. Byose bitangirira mu mitekerereze yacu, aho Satani batubwira ngo turapfuye, turashize, ibi ntago bigenda neza. Satani akatuzanira amagambo y'urucantege ati, kuba bimeze gutya nuko wizera Imana, kuba uri umukristo niyo mpamvu mu kazi byanze, niyo mpamvu ubona abandi bakurenzeho. Mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye, ntawe ukwiriye kureberaho. Icyitegererezo cyacu ni Yesu. Nywera ku gikombe Yesu yanywereyeho kugira ngo uhamye uwo Yesu ari we mu buzima bwawe. Nibyo koko hari ibyo nawe urebesha amaso. Satani ajya kubwira, akazana amagambo y'urucantege, dore kuba ibi byose bikubayeho nuko ukijijwe, kuba ukijijwe niyo mpamvu ibi byose bikubayeho. Oya, buriya n'ab'isi bararira, kandi ntuzigere ujye wigereranya n'undi uwo ari we wese.
uri umwana w'Imana. Yesu yakuguze amaraso y'igiciro, ibyo biha agaciro. Niyo mpamvu udakwiriye kwigereranya n'undi uwo ari we wese. Uri uw'igiciro kuko uri umwana w'umucyo, ugaragaza umucyo wa Kristo mu isi. Ese mwene data, ujya wishimira ko imbaraga z'agakiza ziba muri wowe? Emerera umwuka wera kuyobore, emerera imbaraga z'Imana zikorere muri wowe. Niwemerera imbaraga z'Imana zigakorera muri wowe, uzabasha gutsinda ibigeragezo, uzabasha gutsinda amajwi yose y'umwanzi. Reka duhaguruke turwane intambara nziza, twiyemeze tumenye abo turi bo mu buryo bw'umwuka. Nuhora wibuka uwo uri we mu buryo bw'umwuka, bizatuma utsinda buri rugamba ruguhagurukiye. Kandi bene data, icyo nabonye ko umukiranutsi naho yagira amakuba menshi, naho yagotwa n'ibibazo, ariko Uwiteka bamutekerezaho, byose birangirira mu byishimo. Ariko Satani akuzaniye amagambo y'urucantege ngo akunde agukure mu nzira, kugira ngo numara guteshuka inzira abone uko yica ubugingo bwawe, abone uko akubuza icyerekezo. Iby'isi ni ubusa nta kamaro, niko umubwiriza yavuze ngo imiruho umwana w'umuntu aruhira hano ku isi yose ni ubusa, byose ni ubusa nta kamaro. Ndetse n'iyo ubaye umuntu uhitamo neza, ugahitamo iby'ubwenge, ugakora iby'ubukorikori, ugakora iby'ubwenge, ukagera ku ndoto zawe zose, ariko birangira ubonye ko byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Mwene data, mushiki wanjye, byakumarira iki gutunga iby'isi byose ukabura ubugingo? Ibuka ko ubugingo ari bwo bw'agaciro. Hano ku isi tubaho iminsi mikeya cyane, ibaze, ariko ibihembo Uwiteka yateguriye abamukunda n'abamwemera nuko bazabaho iteka ryose bamuramya. Tekereza kuri iki mwene data, tekereza umuhati tugira wo gushaka ubutunzi no gushaka ibidutunga by'aka kanya, muri iyi minsi mikeya, muri iyi myaka mikeya umuntu aramana ku isi. Ngaho tekereza nanone uko byaba byiza, uko byaba umunezero muri iyi myaka mike ushatsemo ubutunzi bw'igihe cyose. Reka twibikire ubutunzi bwacu mu ijuru, aho tuzanezererwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu akiri hano ku isi yanyuze mu bibazo nk'ibyo ducamo, anyura mu bimugora nk'ibitugora. Ese urifuza kubaho neza kurenza uko umwami wawe yabayeho neza hano ku isi? Menya uko yarwanya urugamba. Yari Imana muri we, ariko yafataga igihe agasenga. Yari Imana muri we, ariko byageraga ku mugoroba agasiga abigishwa kurira umusozi, kuko azi ko Satani amutegereje kandi amugerageza uko bukeye n'uko bwije. Natwe nuko ni rwo rugendo, Satani atugerageza uko bukeye n'uko bwije. Mu gihe cy'umunezero, Satani aradutegereje ngo atugushe mu cyaha. Mu gihe cy'umubabaro, Satani aradutegereje ngo atume dufata imyanzuro mibi. Mu gihe cyo kubura igisubizo cy'ubuzima, Satani aradutegereje kugira ngo dufate ibyemezo bidakwiriye bidukura mu nzira y'agakiza. Wirangara mwene data, mushiki wanjye, kanguka dukurikire umwami Yesu. Kanguka turwane intambara nziza. Kanguka twambare gukiranuka aho tugenda, ibyo tuvuga, imirimo yacu igaragaremo guhamya Imana. Reka benshi batumenyere ku mirimo yacu, bamenye ko Kristo ari muri twe kandi akorera muri twe. Bene data, nshuti zanjye, reka twambare izindi mbaraga, dukanguke. Mu nshuti zawe za hafi, ibuka kubabwira Yesu, ubagaragarize ukuri kw'ijambo riri muri wowe. Ntago byoroshye muri urugendo, ibiduhiga ari byinshi. Satani ahora atuzengurutse ashaka kugumisha ibitekerezo byacu hamwe, kugira ngo atwibagize ko turi abagenzi kandi twahamagawe
twarahamagawe ubwawe ngo dukurikire Yesu, twarahamagawe ngo dukorere Imana, twarahamagaye kugira ngo duhagarare ubwami bw'Imana muri iyi si, kugira ngo abatazi Imana bayimenye, abatarava mu byaha babivemo bakurikire Yesu. Kanguka mwene data, turi ku iherezo ry'urugendo. Benshi tujya tubyibagirwa, tukibagirwa ko turi mu rugendo, tukubaka amazu, twamara kunezerwa, twamara kurya tugahaga, tukibagirwa ko dufite urugendo. Turi mu rugendo, turimo ducaho, turi mu rugendo kandi turakomeje. Bene data, reka duhaguruke turwane intambara nziza. Iki gitondo reka nkuremo umutima wo gukomeza urugendo, umutima wo guhagarara ukanywera ku gikombe Yesu yanywereyeho. Yari Imana muri we yemeye gusogongera ku mibabaro. Njyewe ndinde wo kwanga gusogongera ku mibabaro? Bibiliya itubwira buri munsi ngo twitinya, kuko ibidutinyisha birahari. Bibiliya itubwira ngo twitinya kuko Satani atera ubwoba. Icyakora intwaro ye ya mbere ni ukugutera ubwoba, akakwereka ko utazanesha n'ubundi, akakwereka ko utazatsinda, akakwereka ko utazareka iki na kiriya. Ariko reka ubwoba, uhagarara ushikame, urwana intambara nziza. Tunyura mu bitugora bya buri munsi, ariko ntuzigere wibagirwa ko Yesu ari ingabo yacu idukingira. Yesu ubwari muri twe, azakorera muri twe kandi by'ubutwari, azakorera muri twe kandi by'imbaraga. Reka duhagarare turwane intambara nziza. Mwene data, mushiki wanjye, komera ushikame, komera ushikame, urwane intambara nziza. Usenga ubudasiba, ufate igihe cyawe uba imbere y'Imana, ufate igihe cyawe ushake mu maso h'Imana, ufate igihe cyawe witarura abandi, wihererane n'Imana. Umwami Yesu nawe yarabikoraga, akitarura abigishwa be akajya gusenga. Nawe nicyo gihe ngo ujye witarura ibiguhuza bya buri munsi, witarura akazi kawe, witarura inshuti zawe, ugira umwanya ubana hamwe n'Imana yawe. Ese ni umwanya unganute ufata uri kumwe n'Imana? Imana ni data, Imana ni umubyeyi, Imana itwitaho. Niyo mpamvu tugomba gufata umwanya tugashaka Imana, tugahagarara tukarwana intambara nziza. Ntabwo twakibashisha gutsinda urugamba. Iki gikombe Yesu yanywereyeho ntabwo twakinyweraho turi abanyantege nke, turikunda kandi kwikunda ntacyo bimaze. Reka mugenzi wanjye wiyange, wikorera umusaraba wa Kristo kugira ngo ubashe kumukurikira. Ntabwo wanywera kuri iki gikombe udaca bugufi, ntabwo wanywera kuri icyo gikombe utihangana, ntabwo wanywera kuri icyo gikombe utiteguye guhangana n'amakuba n'ibigeragezo biri imbere yawe. Turageragezwa aho turi hose, mu kazi dukora turageragezwa, aho tugenda turageragezwa, mu nshuti tugira mu buzima turageragezwa, mu byo dukora bya buri munsi nabyo ubwacu biratugerageza. Mwene data, kanguka umenye uwuriwe muri Kristo. Niwamenya uwuriwe muri Kristo uzarwana intambara nziza. Niwamenya uwuriwe muri Kristo uzamenya uko uzahagarara kugira ngo urwane intambara nziza. Nibyo koko ibiteye ubwoba biratuzengurutse, ariko muri byose nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nuhora urwibuka, uzakora iby'Imana ishima, uzakora ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ibuka ko utari umuntu usanzwe, ibuka ko mu bwami bw'Imana uri umuntu udasanzwe, uri umwana w'umucyo, uri umwana w'ijuru, uri umwana uzaragwa ubwami bw'Imana. Kanguka
nturangare. Reka umucyo ukurimo uwemerere usohoke inyuma urabagirane, kugira ngo benshi bagusoromeho imbuto, nabo bahinduke, kugira ngo nabo mu gihe gikwiriye bazahindura abandi. Hinduka umuntu uzatuma abandi bifuza kumera nk'uko umeze. Hinduka umuntu uzifuzwa n'abandi kugira ngo bamugendereho abe icyitegererezo. Nubona Imana ikuzamuye igushize mu mwanya runaka, witerwa isoni no guhamya Kristo aho ngaho ihagushize, kugira ngo uhure na wa wundi uhari utemera Kristo, umubwire Kristo. Guhamya kwacu niko kuzamenyekanisha ko turi abana b'Imana kandi turi abagenzi bajya mu ijuru. Bene data, reka tunywere ku gikombe Yesu yanywereyeho. Pawulo ni wowe wavuze ati se uko bimeze gutyo dusuzugura Imana se twizera abantu? Oya, tugomba kubaha Imana no mu gihe cy'amakuba, tukavuga ngo ntituri busuzugura Imana, ahubwo twe turizera Imana. Reka duhagarare mu bihe by'amakuba duhamya Imana, mu bihe by'umunezero duhore twibuka abo turi bo. Mwene data, ntukagire ibyo wishimira mu buzima ngo wiyibagize ko hari uwagucunguye, wiyibagize ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Nicyo gihe ngo duhagarare ngo turwane intambara nziza, nicyo gihe kugira ngo twihangane noneho birushijeho, kugira ngo duharanire gushikira icyo Umwami Yesu yadufatiye. Muri uru rugendo turasiganwa amanywa n'ijoro, ntabwo byoroshye. Njya nkunda guhugura abantu mbabwira ngo niba barakubwirije bakubwira ko muri Yesu byose ari amahoro, muri byose ari umurongo, njyewe icyo nkuhugurira nkubwira, ndakubwira ngo muri Yesu ni urugamba, ni intambara, ni ukurwana umunsi ku munsi, ni uguhatana amanywa n'ijoro, kuko uru rugendo ni ukwiyemeza, ni ugufata umwanzuro w'ubwawe, ukafata umwanzuro wo kutazasubira inyuma, ukitandukanya n'inzira mbi. Harabonjya nganira nabo ngo yango bariya ni inshuti zanjye, ntabwo nabareka. Muri urugendo nta kugenda dufatanya amaboko. Nibyo koko inshuti tugomba kuzigira, ariko inshuti zitagukururira gusanga Kristo, inshuti zitagukururira kuguma kuri Kristo, izo ntago ari inshuti nyanshuti wagira mu buzima. Bano muntu inshuti ugambirira kumuhindura, ariko nubona adahinduka ntuzatindane nawe, wibuke uwo uri we, ukurikira Umwami wahamagariwe gukurikira. Turi hano ngo dushake iminyago tuzatahana. Bibiliya iravuga ngo abahinduriye abandi ko gukiranuka mu ijuru bazaka nk'inyenyeri. Mwene data, nshuti yanjye, ntabwo urumuri rukurimo uzarutwikira ngo uzagire iminyago uzatahana. Nuko uzapfundura itabaza rikurimo, ari bwo butumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana. Abakuzengurutsa bari hafi yawe bakabona rwa rumuri rw'umucyo rukurimo, ukababwira Kristo, ukabigisha ibyo gukiranuka, ukabigisha kwitondera ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo bizatuma utahana iminyago mu bwami bw'ijuru. Niba Imana iguhaye umwanya mwiza wo kuvugiramo, niba Imana iguhaye akanya keza wahagararamo ukabasha kugera ku bantu benshi, babwire Kristo. Ibyo nibyo bizatuma nawe ugira iminyago utahana. Imana igize gutya kuzamuye, iguhaye icyubahiro, iguhaye umwanya mwiza mu kazi, iguhaye pozisiyo nziza, uyobora abantu barenga 1000. Kuki utababwira Yesu? Kuki utababwira umucyo uri muri wowe? Ahari niko kanya keza, niyo mahirwe Imana iguhaye kugira ngo uvuge byumvikane. Hari igihe wifuje ko kuvuga ijambo ry'Imana ntibyumvikane. Hari igihe wifuje ko baguha umwanya ukagira message ivuga kuri Kristo utambutsa, ariko se mu kanya Imana ikuzamuye ikaguha pozisiyo wabasha kuvugiramo bakumva. Kuki utavuga Yesu?
kuki utavuga imbaraga z'Imana, kuki utavuga ubutumwa, kuki utasangiza abandi ibyo Kristo yakoze mu bugingo bwawe. Icyo dukwiye kwishimira kirenze nuko Yesu yirukanye Satani mu mitima yacu. Ubu tukaba tutakiyoborwa na kamere y'icyaha, ahubwo tukaba tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Icyo ni ikintu cy'ingenzi dukwiye gusangiza bagenzi bacu, aho dukorera, aho tugenda, tukabasangiza Kristo bakamenya ko twacunguwe koko. Mwene data, nshuti yanjye, kanguka urwana intambara nziza. Ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo muri iyi minsi, ariko njyewe ibyo nyuramo binyemeza ko n'undi wese uri mu rugendo by'ukuri abinyuramo. Nta kindi gituma ubuhamya bwacu butuma turemana umutima, nuko urugendo tugenda ari rumwe, nuko amakuba tunyuramo ari amwe. Mu Mana ntabwo tuzigera tugenda haringaniye, nta gihe na kimwe tuzigera byose bijya ku murongo. Azahora ari hasi hejuru. Buri wese ageragezwa uko angana muri uru rugendo, bihora ari hasi hejuru. Tugomba kugeragezwa muri uru rugendo, kuko Satani ntabwo azagerageza be. Agerageza twewe kuko turi abana b'Imana, agerageza twewe kuko turi abana b'umucyo, kuko azi ko twagaragaza umucyo uturimo ugahindura benshi. Niyo mpamvu Satani atugerageza. Ntabwo Satani azirwanya, nta bwami bwihinduka ngo bwirwanye. Satani araturwanya kuko azi ko tuzi ukuri. Satani araturwanya kuko azi kuri muri twe. Nitukugeza ku bandi bazahinduka bakamuta bagasanga Kristo. Icyo kijye kikure mu mutima. Wibuke ko ugomba guhatana ukarwana intambara nziza, ukamenya ko uturwanya we ahora atuzengurukaho ashaka aho yamenera. Kandi reka nkubwire mwene data, mushiki wanjye, nurwanya Satani azaguhunga kandi akujye kure. Icyo ukwiriye gukora ni ukumwima umwanya, nta kindi. Ntuzagire na rimwe ufungura idirisha Satani yakinjiriramo, idirisha ry'icyaha icyo ari cyo cyose. Aho ngaho ubutije umurindi Satani. Iyo akubonyeho icyaha niho yinjirira, niho atangirira, maze agatangira kuguteza ubwoba, akubwira ko icyo cyaha ufite n'ubundi Imana itakumvira, Imana itakwitaho kandi uri umunyabyaha. Akakubwira turasenga se warakoze biriya n'ubundi Imana ntiyakumva, ntikwitayeho. Niba uguye mu cyaha mwene data, mushiki wanjye, ihutire kukihana, reka gutinda mu cyaha, kuko nutindamo rirahinduka irembo rya Satani, akuzanemo kwinangira, akuzanemo gutsindwa, akuzanemo ubwoba, akuzanemo gutinya, usange gushira amanga kurabuze muri wowe. Kandi wabuze gushira amanga muri wowe, guhamya Kristo ntibiba bigikunze, guhamya ibyo wizera ntibiba bigikunze. Kanguka, hatana, turwane intambara nziza. Nicyo gihe ngo duhamye ibyo kwera kw'Imana, nicyo gihe ngo dukanguke tuve mu byo duhugiyemo, duhamye ijambo ry'Imana. Bene data, nshuti yanjye, dukanguke dusange Yesu, dukanguke dukorere ijuru nk'abaritaha, twe guhanga amaso ku by'isi. Nko mu byo maze iminsi ncamo, Imana imaze iminsi impugurira kutagira ikintu cyose ngira ikintu nizeye ko gihari, kutagira ikintu cyose nizera ko kizangoboka. Yego nibibe hariya, ariko ibyiringiro byanjye bibe mu Mana. Nta kintu ukwiriye kugira icyo wizeye cyangwa se ikiringirwa muri iyi si. Uwo dukwiye kwiringira wenyine ni Imana, kuko niyo ishobora byose. Erega ibyo twakiringira hano mu isi ntacyo byatumarira Uwiteka atarambuye ukuboko. Ibyiringirwa byose biba bibaye ubusa. Kenshi na kenshi duhanga amaso iby'isi
n'ibyatubeshaho muri iyi si, tukibwira ko ariho twagira amahoro. Iby'isi nta mahoro bitanga. Amahoro ava kuri Yesu, kuko Yesu niwe mwami w'amahoro. Kandi ubwo Yesu ari muri twe dufite amahoro. Reka turwane intambara nziza, reka duhore duhatana bene data, turwane intambara nziza. Imana itwitaho bene data, nubwo intambara ari nyinshi ariko Uwiteka twitaho. Reka mbifurize guhora mwibuka abo muri bo muri Kristo. Ibyo bizaturinda kandi ibyo bizatuma tugera aheza twateguriwe. Reka nsoze mbashimira kubana natwe. Murakoze, mugira ibihe byiza. Reka dusoze dusenga. Mana nziza, icyubahiro ni icyawe. Wabonye ko turi abo kwizerwa, utugabira umurimo wawe. Mu by'ukuri ntabwo dushoboye, ntabwo twakibashisha. Muri uru rugendo harimo byinshi bikomeye cyane, ariko Uwiteka Mana uratuzi kandi utuzi n'amazina. Hari icyo wagambiriye gukora muri twe, twizeye ko uzagishohoresha ukuboko kwawe kw'imbaraga. Ngwino turengere, utwigishe, utubere ingabo, udukore ku maso duhumuke, tumenye intambara turwana iyo ariyo. Uduhumure ku maso kugira ngo duhagarare dushikame, kuko ibitunyeganyeza biratuzengurutse. Imirimo ikorerwa hafi yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi yose ihakana kubaho kwawe. Mwami Imana, ibyo tubonesha amaso byose bihakana kubaho kwawe, ariko imitima yacu natwe ubwacu turabizi ko uri Imana kandi ari wowe waturemye kandi ufite umugambi mwiza kuri twe. Tukuzamura icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe Data. Reka uganze imitima yacu. Nsenge buri umwe wese wadukurikiranye tukaba dusozanyije. Reka amaraso yawe Yesu Kristo yongere kumweza. Nsenge abatarakizwa bose, Mwami Yesu Kristo, kugira ngo barwanirire, ubahe kumenya ukuri, kuko ukuri ariko kuzabakura mu byaha. Natwe Mwami uduhe imbaraga, utuyobore, utwigishe kugira umumaro mu gihe gikwiriye, kugira ngo duhindure abandi kukuzaho. Urakoze Mana, urakoze kuko ari wowe utwitaho, urakoze kuko ari wowe watangije umurimo. Ngo komeza uganze ubuntu bwawe n'amahoro no gufashwa n'umwuka wawe wera bibe kuri twe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu.